Hello guys, tugiye kureba agatike gashyashya bongeye muri WhatsApp. Reba munsi y'iyi video ahantu handitse subscribe, ukande ufunguye inzogera, uze ume like na comment, undi twikomereze. Urabona uje muri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, ukinjiramo, umara kujya muri WhatsApp yawe, ukaza hano kuri stati, hano uploading stati, ugakandaho, ukaza ugahitamo ifoto ushaka gushyiraho. Urugero reka dukoresha iyi, urabona uhita ubona aka kaboro kameze gutya, akaboro kari aha, iyo ushatse ugakandaho. Aka kaboro niko wongeye muri WhatsApp. Ushobora gushyiraho indirimbo kuri stati yawe mu gihe utayikoze. Ugahita ushyiraho indirimbo, ukatwumva iyi ngiyi. Dushyiraho indirimbo. Ugenda ukanda aho wumva iyo ushaka, iyo wumva ushaka gushyiraho, ugahita uza hano. Iyo umaze kuyihitamo uhita uza hano, aho ngaho ugakandaho, ugategereza, bahita bakumvisha agace ushaka gushyiraho, niba ari aka cyangwa uragenda wumva n'ahandi gutya. Bigaterwa n'iyo ushaka, ugahita uza ahangaha, ugahita uza aho ngaho ugakandaho. So guys, uhita uza ahangaha, ugahita uploadinga bisanzwe, ukemeza. Iyo wabisoje indirimbo yawe iba yagezeho. Dore nk'ubu njyewe iyo nasizeho ni iyi. Mwibutsa gukanda subscribe, ugafunga inzogera, tukajya tubana mu biganiro bikurikiyeho. Sawa, murakoze.